salamu Musa. Ni sawa kintu ivuga ibyo uvuga mani dere ndi mu kazi. Nyine ndikubibona kuri mu kazi ariko ihangane nyine harakantu nshaka kubaza. Baza nyine vuba vuba. Nyine urabona? Sawa wambwiye mani kibyo nabonye ari byinshi wambwiye mani akigira mu kazi. Nyine urabona? Ariko kaba mudahiye abo. Wa mugabo ari seriye. Mba ndi seriye mani iyo ndi mu gihe cyo gushaka amafaranga nakwica. Twumvikane ubundi muri make ngubwire n'ikintu nanagushakira. Ngira vuba vuba si cyangwa ndanagahora ute ngutama ikindi kintu. Yewe yareka iyo uzanye umuhoro mitamindura ingingo uramenye. Nyine urabona ndaciye kuri uwo inahanga sibyo? Yewe urabona nari mvuye hakuryo ngiyo za handi nyine za giturumye hariya. Sinzi ukuntu bahitaga Nyarugate. Ubwo ngewe na enje nanye ndimo ndashaka akazi muba niyo nabona umukire wajya nkoresha akajyamo ibiryo byonyine amafaranga akayihorera. Nicyo kintu cyonyine kiri kungenza. Ubaye uri umugira neza wandangira aho hantu bayo hazi pe kaye nazakwitura. Okay. Byiza cyane pe. Nani wumva se ubwo utangiye guhuza? Akazi ngiye ukakurangira. Nanye ndabyemeye. Ndizera ko ufite ibihumbi 15 by'ubukomisiyoneri. Ayo ngayo ubona nubwo navuye hakuryo ngiyo mu kiranje gushaka amafaranga kuko urabona 15 nabibura koko. Ni by'amayero utagira ngo ni by'amanyarwanda. Amayero sawa ngaho ngenda wangiye gukora se bazajya bamemba ngahesha. Usika amafaranga uri kuvugana data wanjye atigeze yakora. Gabyihorera ubwo nakazi ushaka. Oya akazi ndagashaka ubwo nyine weho tuzavugana ubundi nkimara kuvugana n'uwo mukire. Wenda atankubwira uti ibintu byaciyemo ayi bukomisiyoneri ndaguhaya ngaho. Ufite cash. Ese nagwa amafaranga mbere yuko njya mu kazi. Reka mpe gukurangira n'ubundi abanyacyaro niko mwabaye ubwo bukene muzabuhorana. Wowe utari umunyacyaro ndi kubona ingozi wambaye. Ewe irarutwa ni yanjye pe. Ndashaka ugiye gukura akazi uve mu magambo. Ni hese nyine kanagera undi gushaka wambwiye shaho nkigendera niri izuba ritari kumena imbwa gahanga. Reba utambitse hano hirya. Ugaca kwa Dangote. Wa ndo mu rukari. Cyane rwose ndikumva hagira ngo uranahazi. Nimara kugera kwa Dangote wo mu rukari ubwo ndakora iki? Uratubona ibiraro bihari. N'inzu nshyashya. Naho ngaho. Ubwo niwo ndi bite ngenda nkomanga. Utukabanga kuri raporotaye hari. Asarana uko maheruka nanzi harira. Inzu yahageze gute? Irubatse nshyashya wa kintu. Ubu uri kumbeshya. Wapi yose ngenda beshya. Kandi wangu nyine ninsanga ibintu nibicamo neza ndata ahubwo se ufite nimero na telefone ugira? Yes. Yendi kari wari na phone ngira. Ako nta kibazo. Muri sinde bari ngaho muturanye suguka. Uratambika hariya no ni hari imbere gato yari kuratwara. Hari ubundi ukigera kwa Dangote inzu yatibona. Hari. Okay nta kibazo. Inzu nshyashya hari. Inzu nshyashya ihari. Nta kibazo. Umukire bamwita nde? Uwo mukire yitwa Pastor Ngwingo. Afite indeshyo yihariye wa kintu. Ariko afite amafaranga. None ubwo ndatabu umukire. Yamaye. Ako natangiye wacu. Ibuka gukorera ibiryo. Ni gushaka ipura ako wamuga ndabanza ngende nkora amanyashi banze nkora agatuza nomura banze ajya amafaranga bizazanye. Okay narwi ngo reka mbanze ajye ngo urambwiye ngo afite indeshyo yiwe yihariye niyo mwahurira mu nzira watumumenya aba yambaye bikostimu wa kintu ariko afite amafaranga aho ngaho birumvikana none iki kintu uri bumenyerewe ni inzobeye yihariye muri quartier ibimenyetso bifatika wabimaye ntago ndi bumuyoberwana ahubwo akira yereka ngereyo uturaza kuvuga atugerayo reka ngereyo sawa akazi nano guri bukabone ndagase reba buryo kigenda ro mu cyaro koko ngemba kuri za kariwari. You think say they wise?
sinzi singira ko yambwiye ngo ni inzu nshyashya kandi ubwo maheruka ubushize ntabwo ino nzu yari ihari ane dore n'ibiraro by'ingurube yambwiraga se ubusi ibi ngibi You think say they wise? ingurube sha cyo nzi cyo nahangaha You think say they wise? n'ubundi biryo ndabibonye nibyo navuye mu cyaro nje gukorera reka mbanze mbiryo ubundi ibindi turavugana nyuma. You think say they no kumenge baravuga ko nisha abantu reba barajyanye kandi rero suma yapanye. It was at this moment that he knew he fucked up. Muraho yego amandazi yari hano nimwe mwari mwayahashyize no yariye numvaga nshonje ndavuga utereka mfateho nze kuyakwishyura ubwo ngewe nta kintu nakubwira heza ni mwijuru none se kugiye natagenda hari deni nkurimo aheza ni mwijuru uko nakubwira. Oh shit. Your account is too low for this call. Dial *904 *airtime amount # to buy airtime directly from your bank. Thank you. Nayanda hari se mfire rimwe usigaje amasegonda 3 yo kubuhumeka nyuma yo kurya sumu yapanye. Oh shit.